Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'icyo twita inzozi zo kuzagira amateka atangaje tuzandika, bityo akazatuma izina ryacu rirushaho gukomera cyane. Izo nzozi bamwe bazigeraho, abandi ntibagire ayo mahirwe yo kuzigeraho. Uko byagenda kose, hari umuntu mu buzima bwawe wumva ufite ubushake n'intumbero zo kuzahura nawe, ndetse ugakora ibishoboka byose kugira ngo ibi byose uzabigereho. Muri uyu mwanya twaguteguriye icyegeranyo ku bahanzi batandukanye, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, bagize amahirwe yo gukora mu biganza bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bitihise bagafata n'ifoto y'urwibutso. Iyo foto bamwe muri bo bari barayishatse cyane ndetse ku rwego rwo hejuru, birangira bayibonye. Nk'ibisanzwe njye ndi Obedi Rugwiro, uhawe ikaze. Ushobora kwibaza uti kiriya ni icyamamare ntacyo kigihangayikiye, gusa ujye wibuka ko hejuru y'inkoko haba hariho dendo. Burya wowe niba hari umuntu uri hejuru y'ubushobozi bwawe wifuza kuzahura nawe, menya ko n'uwo nguwo uri hejuru y'ubushobozi bwawe hari undi afite uri hejuru y'ubushobozi bwe nawe yifuza kuzahura nawe. Reka twinjire neza mu kiganiro. Gusa mbere y'uko twanzika, nyemerera niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, ndavuga Rugwiro Empire, ukande subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tugenda tubategurira. Salute. Burya abantu benshi biganje muri ibyamamare, iyo ugerageje kubabaza umuntu bifuza kuzahura nawe, bose bahuriza ku ntore zirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ariko se ni ukubera iki? Urutonde rw'abahanzi bagize amahirwe yo gukora mu biganza bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse bakaryana n'ifoto, rurabimburirwa n'umuraperi ukomeye cyane hano mu Rwanda mu ndirimbo zitambutse ubutumwa abicishije mu nganzo ya gihanga. Uwo nta wundi ni Diplomate Fasasi, akaba yaragize aya mahirwe mu mwaka w'2011, akaba ari we muhanzi wa mbere hano mu Rwanda waciye aka gahigo ku nshuro ya mbere. Nitugera ku mwanya ukurikira, ndavuga wa kabiri, turasanga umuhanzi waciye aka gahigo nyuma ya Diplomate Fasasi. Uyu nta wundi ni Christopher Muneza, wagize atya abwira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame iritsi ku mutima ko yifuje ko bafatanya ifoto y'urwibutso ubwo bari bahuriye mu musangiro wo kuwa 2 Nyakanga 2023, ubwo hizihizwaga imyaka 29 u Rwanda rwari rumaze rwibohoye. Iyi foto ya Paul Kagame ari kumwe na Christopher Muneza ngo yakoreye umunsi uyu muhanzi, avuga ko akabije inzozi ze nk'uko yabishize ku rubuga rwa Instagram ku butumwa bwari buherekeje iyo foto. Ati, ibihe bitazibagirana kubasha kwifata ifoto ndi kumwe n'uwo mfatiraho icyitegererezo. Ntihaciyemo iminsi, ahubwo nyuma yaho gato, mu bihe by'iserukiramuco ngarukamwaka GOA cyangwa se Giant of Africa, Noseb Abdul Juma Isaac ariwe Diamond Platnumz w'imyaka 35 n'abana 4 aruka gutembeza u Rwanda. Ubwo yataramiraga abari bitabiriye Giant of Africa tariki ya 13 Kanama 2023, nyuma yo kuva ku rubyiniro hahise hacicikana amafoto Diamond Platnumz ari kumwe na His Excellency Paul Kagame, aho yaje kwitangariza uburyo ngo amukunda ndetse agakunda cyane n'imiyoborere ye. Umuhanzi ukurikira mu baciye aka gahigo ni Davido, umuhanzi w'umunya-Nigeria w'imyaka 32 ufite abana 6 barimo n'umwana umwe w'umuhungu eruka gusinzira. Yagize atya yakirwa na His Excellency Paul Kagame muri Village Urugwiro. Gusa ngo iyi ntabwo yari inshuro ya mbere yakiriwe na His Excellency Paul Kagame, ngo kuko no mu mwaka 2014 ubwo yagenderaga u Rwanda akanakorera igitambo gikomeye cyane, Perezida Paul Kagame n'umuryango we bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege.
ngo bikaba byaramushimishije cyane biranamurenga kubera urwo rugwiro yakiranwe. Nyuma ya 2014 ndavuga tariki ya 18 Kanama 2023, Perezida Paul Kagame yongeye guhura na Davido maze baraganira bajyana ibiganiro byihariye, nubwo hatatangajwe ibyo baganiriye ngo byavugaga kuki. Umwanya ukurikira mu banyaduhigo bagize gutya bagakora mu biganza bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse bagafata n'ifoto y'urwibutso, turasanga uwitwa Itahiwacu Blues cyangwa se Blues Melody. Nyuma y'uko Christopher Muneza yari amaze kutwemeza, Melody nawe ntiyigeze atuza, ahubwo nawe yaravuze ati umusaza akunda abakozi kandi ndabizi ngiye munyakazi njyenyine uba hano muri iki gihugu, ubwo ndabizi neza ko umunsi umwe aya mahirwe nzayagira. Ntibyaje gutinda, video yagiye hanze Paul Kagame ari kumwe na Itahiwacu Blues cyangwa se Blues Melody ahita agaragaza ko ari we munyakazi koko. Aho hari ku itariki ya 19 Kanama 2023, ubwo Blues Melody yasozaga gutaramira abari bitabiriye Giant of Africa. Ariko ayo mahirwe ndabizi neza ko nzayabona, kandi rwose mandishu nzayabona kuko icyo nabonye cy'umusaza akunda abakozi kandi ninjye munyakazi njyenyine ubahana. Abahanzi bakomeje gucaka gahigo kugeza kuri Rema w'umunya-Nigeria, umusore w'imyaka 23 wamamaye mu buryo bwihuse mu ndirimbo Calm Down ubwo yitabiraga Trace Africa Awards. Ari mu bakiriwe na Perezida Paul Kagame nyuma y'ibirori byabaye tariki ya 22 Ukwakira 2023. Ku isura y'imwenyura yatangaje ko ari ubwa mbere mu buzima bwe akoze mu biganza by'umukuru w'igihugu, ngo keretse uwo Paul Kagame nyine yarakoze mu biganza bye. Umwanya ukurikira turasanga umuraperi ukomeye cyane wigaruye imitima y'abatari bake muri Trapish. Uyu nta wundi ni Semana Keve cyangwa se Ish Kevin. Uyu nawe mu mwaka wa 2023 yagize atya yihurira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ngo ibi bintu ngo byaramunyuze cyane uyu muraperi, anashimangira uburyo amukunda ngo kubera uburyo ari inshuti y'urubyiruko. Ibyo bigashimisha cyane Semana Keve cyangwa se Ish Kevin. Umwanya ukurikira mu bagize amahirwe yo gukora mu biganza bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame warabimburirwa n'igitsina gore. Uyu akaba ari umuhanzikazi witwa Bwiza. Uyu Bwiza nawe rero akaba yaragize aya mahirwe agaca n'akagahigo. Gusa ngo na n'ubu ngo Bwiza ntabwo arabyumvisha neza ko yahuye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ngo kuko kuri we ngo bihora ari bishya. Ibi yaherutse kubitangariza kuri inyarwanda.com. Ku mwanya ukurikira twihutire kuhasanga uwitwa Kivumbi King cyangwa se Kivumbi the Faced. Uyu nawe yagaragaje kumwenyura bikomeye cyane kubw'ubutumwa bwaherekeje ifoto ye ari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho yagize ati mbega icyubahiro, inzozi zibaye impamo, uwo ni njye na Perezida wanjye. Ibi byose byagaragazaga uburyo yishimiye cyane iyo foto, ndetse akajyana no kwa wa mukecuru wavuze ati ubu ndishimye cyane, ibyishimo biri kunsya. Umwanya ukurikira turasanga uwitwa Nomsebo Zikode, akaba ari umubyeyi w'imyaka 38 ukomoka muri South Africa, wamamaye cyane mu ndirimbo ya Master KG Jerusalem. Uyu nawe akaba yarafashwe ifoto na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Umwanya ukurikira kandi mu bagize amahirwe yo gukora mu biganza bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba ari umuhanzikazi wo muri Haiti witwa Rutshel Guillaume.
uyu Rutshel Guillaume akaba afite imyaka 35 nawe akaba yarakoze mu biganza bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse bagahura imbona nkubone. Uyu mukobwa ngo ntabwo azibagirana mu mateka ya Trace Africa Awards 2023. Niba unyemereye nyemerera uru rutonde turupfundikirire kuwitwa Ange Mutoni, uyu wagize amahirwe agataramira imbere y'umufasha w'umukuru w'igihugu, ibyo bikamuhesha amahirwe yo kwibonanira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Turagushimiye cyane utwabanye. Nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Obedi Rugwiro, iyi ni Rugwiro Empire. Wowe wakanze subscribe, ukandika comment, ugakanda like ndetse ugasharinga. Imana ikomeze kuguha imigisha kandi Imana ikomeze kukurinda. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.